nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ni umucyo w'isi. Turasoma muri Yohana 8:12, haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati nijye mucyo w'isi, unkurikira ntazagendera mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Haleluya. Muri izi nyigisho twateguye muri iyi minsi ziravuga kuri aya mazina 7 aho yavuze ngo nijye nzira, ukuri n'ubugingo, nijye mwungeri mwiza, nijye rema n'ayandi. Uyu munsi rero tukaba tugeze aho yavuze ngo nijye mucyo w'isi, ngo umfite wese ntabwo azongera kugendera mu mwijima. Bisobanura ko abantu bose bari mu isi cyangwa se isi yonyine idafite Yesu iri mu mwijima. Ni ukuvuga ngo umwami wacu yaje nk'urumuri hano mu isi kugira ngo umwizeye wese akamwakira aba afite uwo mucyo w'ubugingo muri we. Yesu ashimwe. Tuzi ko hari imicyo isanzwe, ni ukuvuga ngo hari izuba, ukwezi n'ibindi byose, ibintu byose bishobora kutumurikira byaba byarakozwe n'abana b'abantu cyangwa se Imana ubwayo ijya kurema isi yashizeho izuba n'ukwezi, ishiraho amanywa n'ijoro, ishiraho n'ibimurika ku manywa na nijoro. Yesu ashimwe cyane. Ko Yesu yavuze ngo nijye mucyo w'isi, ariko noneho ikirenzaho nuko umuntu wese unkurikira atazagendera mu mwijima. Haleluya. Ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Yesu ashimwe. Kugira umucyo w'ubugingo ushobora kugira umucyo w'amatara yawe, ariko nagira nkubwire ko hari undi mucyo urenze uyu nguyu ushobora kubona ubyutse mu gitondo cyangwa se nijoro, cyangwa se itoroshi ushobora gufata kugira ngo wimurikire. Hari undi mucyo urenze uwo nguwo umwana w'umuntu akeneye mu buzima bwe. Icyaremwe cyose Imana yaremye mu ishusho yayo, ni ukuvuga umuntu ubuntu akeneye umucyo w'ubugingo. Yesu ashimwe. Ariko Yesu akaba yarashizeho icyo navuga kijyanye n'uwo mucyo w'ubugingo. Utamwakiriye nta mucyo ufite. Ni ukuvuga ngo umuntu wese yakiriye Yesu Kristo afite umucyo mu buzima bwe, afite umucyo mu mutima we. Yesu ashimwe. Iyi si kuva ikiremwa yari iri mu mwijima, ariko Imana yaje nk'umucyo uyiviriyemo. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo nk'umwana w'Imana yaje kutuvira twebwe bari mu isi kugira ngo twakire uwo mucyo w'ubugingo, hanyuma tugende tutari mu mwijima. Yesu ashimwe. Bisobanura ko iyi si iri mu mwijima. Dusomye muri Yohana 1:1 tukageza kuri 5 haratubwira ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose ni we wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Ndasubiramo umurongo wa 4. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Yesu ashimwe. Hari umucyo wabonetse udashobora kuboneka n'abana b'abantu ngo bawukoreho, bawufate cyangwa se ngo bawikorere nk'uko tujya tubibona babikora, ariko ni umucyo w'ubugingo uvira mu bantu. Iyo babishatse bakawakira, baba bavuye muri uwo mwijima wo mu mwuka. Haleluya. Ushobora kuvuga ngo umwijima ubahe ko ntawe mbona, ndabona mu gitondo mbyuka habona, nkabona nijoro burije, ukwezi kuraje, bwacya nkabona izuba, ariko umucyo tuwukeneye. Umucyo turawukeneye kuko umwami Yesu rero yaje nk'umucyo uvira mu isi, kandi ngo ibintu byose byaremwe nawe, kandi muri we, kandi ngo muri we harimo ubugingo. Haleluya. Kuko afite ubugingo aduha. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kugenda adafite ubugingo, akarya adafite ubugingo, agakora adafite ubugingo, akagenda mumureba mu muhanda mukagira ngo ari mu mucyo, kandi ari mu mwijima. Yesu ashimwe. Turaza kwiga uyu mucyo utumariye iki, ese kuki tuwukeneye? Yesu ashimwe. Dukeneye rero umucyo w'Imana mu buzima bwacu kugira ngo utumurikire bwa bugingo dufite bugira icyo bumara hano mu isi. Hari impamvu rero Imana yaje kugira ngo imurike mu isi, kugira ngo umwana w'umuntu ave mu mwijima ajye mu mucyo w'itangaza. Yesu ashimwe. Dukeneye umucyo w'ubugingo kubera iki? Kugira ngo tubashe kubonekera abari mu isi na. Haleluya. Ngo kuko umwizeye wese ntabwo azaba afite kugendera mu mwijima, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo muri we. Rero kuki Imana yaje ikitanga kugira ngo twese
abamwizeye tubone umucyo, nicyo gisubizo. Yesu ashimwe. Dukenera umucyo w'ubugingo kugira ngo tubashe kuva muri uyu mwijima isi irimo. Buriya hari umwijima tutabona, buriya hari umwijima Imana ireba ikavuga iti uyu muntu nubwo rwose agenda aberewe, akajya mu muhanda agashira amatara menshi mu gipangu cye, mu modoka ye, akagira generator, nta munsi n'umwe ashobora kubura umuriro mu rugo rwe, cash power, ariko uyu muntu iyo murebye ndabona ngasanga, iyo murebye nsanga neza ari mu mwijima. Kubera iki? Hari ikintu ubuze umucyo w'ubugingo. Haleluya. Ese waba warakiriye umucyo w'ubugingo? Uravuga ngo umucyo w'ubugingo mukenereye iki? Ni ukubera ko biri mu isi. Iyi si niyo mpamvu isa n'ituruhije. Iyi si irimwe ibyago, irimwe ibibi, ariko abamwizeye bose ntago bagendera mu mwijima. Bafite itara ribamurikira muri bo. Bafite itara ribabwira ngo mwebwe muri abanjye, muri ishanga ryera, muri abantu bampisemo, narabapfiriye, nzabajyana. Hari ikindi gihugu cyo kitajya kibura, hari ikindi gihugu kizaturwamwo abana b'umucyo. Umucyo tuwakira binyuze he? Ushobora kuvuga ngo nabyumvishe. Umuntu iyo adafite Imana nta mucyo aba afite. Umuntu iyo adafite Yesu Kristo nta mucyo aba afite. Ariko rero bavuga ngo bawakira bati, ese hari ibintu ukora? Yego, hari ibintu ukora. Uraturuka avuga uti ndakwakire nk'umwami n'umukiza, ndakwakira umbere umucyo kugira ngo ubu buzima ndimwo buve mu mwijima. Hari igihe umuntu avuka akavuka ibintu byuzuye cyangwa bidahari, ariko avukira mu mwijima. Kubera iki? Hari umucyo atarakira. Umucyo ubundi utumariye iki? Umucyo ubundi uriho kugira ngo tumurikire, tutagendera mu mwijima. Umuntu ari mu mwijima hari ingaruka bimugiraho. Ashobora gukomereka, ashobora kwibabaza. Haleluya. Waba urimo kumva buno butumwa bwiza, ariko usa n'umuntu wumva uri mu mwijima, ukora cyane ariko ukabona uri mu mwijima, ukagenda ukawumva uri mu mwijima, ukumva nta mucyo uri kureba neza mu bintu byawe. Bakakubesha ngo ufite amafaranga, ngo byose bizakemurwa. Ntago byose bikemurwa n'amafaranga. Ntago ibibazo byose bikemurwa n'ubwenge bw'abana b'abantu. Ntago ibibazo byose bikemurwa nuko ufite ubushobozi cyangwa abapfumu cyangwa izindi mbaraga. Ariko uyu munsi nagira nkubwire, kugira ngo uve muri uwo mwijima ugende ufite umucyo w'ubugingo muri we, nuko akira umwami Yesu, nuko bakira uwo mucyo w'ubugingo. Yesu ashimwe. Petero wa mbere 2:9 haratubwira ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe. Iyo wakijijwe ubaye ubwoko bwatoranijwe, iyo wemeye Yesu Kristo uba witandukanije n'abantu bose mugendana muri iyi si badafite umucyo, badafite umucyo w'ubugingo muri bo. Ni ukuvuga ngo ubaye ubwoko butoranijwe, Imana ibikuvanye mu bandi ikagushira ku ruhande, ngo abatambyi b'ubwami, ishanga ryera, abantu Imana yaronse. Ariko si ibyo gusa Imana ibikorera, ngo kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Wari uzi ko iyo wakiri umwami Yesu Kristo uba ugiye kuba mu mucyo w'itangaza. Irakureba ikakubonamo urumuri rwayo, irakureba ikakubonamo umucyo w'ubugingo, ngo kugira ngo mwamamaze yabahamagaye ikabakura mu mwijima. Ushaka kuva mu mwijima? Urumva urushe, nta byishimo ufite. Iyo umuntu ari ahantu hatabona ashobora kutagira umunezero, kuko ntabwo ari kubona aho ari kujya. Yesu ashimwe. Kuba mu mwijima bigutera kutihuta ngo ugere aho ugomba kugera. Kuba mu mwijima bituma udashobora gukora neza, bituma utagera ku ntego zawe. Ukeneye umucyo mu buzima bwawe kugira ngo ushobore kuva mu bwiza ujya mu bundi, nawe wamamaze ishimwe y'Imana yakuremye. Twese twaremwe kubw'umugambi w'Imana, ariko birababaje cyane iyo Imana itanga agakiza ku buntu, igatanga umucyo ku buntu, hanyuma abantu bakabyanga. Ninde washima kuba mu mwijima? Ninde wanezererwa kuba ahantu hatabona? Ninde wanezererwa gukora cyangwa se akagenda atazi aho ari kujya? Ninde wanezererwa gukorera ahantu hatabona? Dukeneye umucyo w'Imana mu buzima bwacu kugira ngo ubwo bugingo Imana iduhereye muri uwo mucyo natwe twamamaza ishimwe. Niyo mpamvu ukeneye uyu munsi umucyo w'Imana, ukeneye kwakira uwo mucyo w'ubugingo kugira ngo ubu umuntu ari mu isi afite umucyo w'ubugingo. Ikindi, ingaruka zo kuba mu mwijima ni nyinshi cyane, ariko uyu ufite urumuri, haleluya, ukandagira aho uzi. Niyo mpamvu biri tubwira ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanjye. Uhita ugira ubwenge bw'Imana bukakwigisha ngo nyura aha, kora ibi, bibyihorere, kubera ko ufite umucyo muri wewe w'Imana ukumurikira, ukava mu mwijima ukagendera mu mucyo w'itangaza. Haleluya. Ugatangira kwamamaza ishimwe, ukagenda uza aho ugiye. Baravuze ngo ndiruka ariko si nk'utazi yajya. Haleluya.
ugenda ufite icyerekezo cy'Imana, ugenda uzi ngo ndagera hariya. Yesu ashimwe. Dukeneye umucyo rero mu buzima bwacu. Haleluya. Iyo umuntu akubwiye ingaruka, isi ikeneye urumuri rw'abantu, isi irakeneye urumuri. Haleluya. Urumuri ruramurika. Muri Yohana 12:46 turavuga ngo naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Byakumarira iki kubona ibyo bintu byose ariko wibereye mu mwijima? Mu mwijima ibikoko birakurya. Mu mwijima ntumenye ugukubise, mu mwijima ntumenye ukwiba, mu mwijima nawe utangira kwiga ingeso zo kwirwanaho, ugahora witeguye ukubita ibifunsi utaza aho ujya. Ninde wabyifuza? Yesu ashimwe. Haleluya. Dukeneye rero umucyo mu buzima bwacu. Imana ishimwe we niba urimo uranyumva ukaba warakiriye umucyo w'ubugingo, Uwiteka kugirire neza. Ariko nawe ntukwiriye kuba umuntu ari aho umucyo ufite icyo umara. Ntitwawuhaye kugira ngo tureke kwamamaza ishimwe ry'Imana ko bitubwiye muri Petero wa mbere 2:9, tumurikira abandi. Kuko twahawe Yesu Kristo, ntabwo twahawe umucyo kugira ngo tuwibikeho, turiho kugira ngo tumurikire abandi. Haleluya. Niyo mpamvu muri Yesaya 61:4 aravuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Haleluya. Ubwiza bw'Uwiteka buraturasiye uyu munsi. Dore umwijima uzava ku isi. Ntibikwiriye yuko utarabagirana nawe, kuko wakiriye umucyo w'ubugingo ufite Yesu Kristo n'umucyo w'isi. Haleluya. Ku murongo wa 5 aho muri Yesaya 60 aravuga ngo niho uzareba ugacya. Ukeneye kureba ugacya, isi iragukeneye. Haguruka urabagirane. Igihe wicyaye kirahagije. Umucyo wawuhawe kugira ngo umurike. Ninde wafata itara ngo arishireho igitonga? Ninde wafata ngo amurike urumuri rwe yarangiza ashireho igitambaro? Ntibishoboka. Ahubwo ukwiriye guhaguruka ukarabagirana wewe. Uyu munsi rero nagira ngo dusengere hamwe, tubwire Imana, tubwire Yesu Kristo ko yakoze kuza kutuvira mu isi nk'umucyo akaduha ubugingo. Haleluya. Ikindi ntabwo tukigendera mu mwijima na hato. Tunasengere n'umuntu ashaka kuva muri uwo mwijima yakira umucyo. Waba urambiwe no kuba mu mwijima, akira umucyo. Waba urambiwe no kugenda usa n'utazi aho ugiye, akira umucyo w'ubugingo. Waba wumva unanijwe n'ibihe, ukeneye kuruhuka ukabishanga ryera. Haleluya. Ukamenya ko Imana yagutoranije kuri ubwoko bwera. Imana yarakwironkeye. Sinzi ibintu bimaze igihe bikwironkera, byaragushize mu mwijima, ariko uyu munsi nagira ngo nkubwire yuko Umwami Yesu yaje kugira ngo akuvire, yaje kuvira umucyo abari mu isi bose. Haleluya. Umucyo uzuzananye n'ubugingo. Uwiteka duhana umugisha rero. Ndarangije, reka dusenge. Uwiteka Imana yacu, ndagushimiye kuko uri umucyo w'ubugingo. Uyu munsi hari abantu bakiri mu isi bari mu mwijima. Uyu munsi hari nabo wamurikiye Mana, urimo gusaba ngo haguruka urabagirane. Ndagushima ko umucyo utazima muri twebwe. Warabyemeye n'ubu uracyabikora. Amatabaza yawe uracyareba, abantu bawe uracyabareba. Ndagusaba ngo usuke amavuta mu matabaza yacu Mana, kugira ngo umucyo w'ubugingo waduhaye utabipfa gusa. Mana ndakwinginze kugira ngo n'umuntu wese arakeneye umucyo umwiyereke uyu munsi, umuvane mu mwijima, umushire mu mucyo witangaza, umwironkere Mana. Urakoze Yesu Kristo, kuko wowe ntujya ubesha, kandi Mana abakwemeye bose ntabwo ujya ubasubiza inyuma. Waravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe nanjye ndabakira. Kuba mu mwijima birarusha Mana. Kuba mu mwijima bituma umuntu yiga ingeso mbi, ariko uyu munsi Mana umucyo wawe witangaza, ndagusaba kugira ngo uburasire buri wese. Tureke kugenda ahatabona, ko twize kwizera Mana. Ubikora uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Nagira ngo usubiremo aya magambo. Wowe ushaka umucyo w'ubugingo, wowe ushaka umucyo hano mu isi, wari unaniwe cyane, ariko nagira ngo usubiremo aya magambo. Uvuga uti Mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umucyo w'ubugingo. Hano mu isi ndakeneye umucyo wawe. Nuguriye umutima wanjye kugira ngo umurikire. Nanjye ngende ntari mu mwijima, nanjye ndabagirane muri iyi si. Namamaza ishimwe ryawe ku barikeneye, hanyuma amahanga akugarukire. Ndagushimiye yuko utajya wanga gutanga umucyo wawe. Ndagushimiye yuko nanjye ungize itabaza rikomeye muri kino gihe. Izina ryawe ryubahwe. Ndagushimiye kubikoze Mwami. Amen.